Hello guys, ngira ngo mwabibonye title y'iki kiganiro cyacu. Umuntu uzi ko wese yababajwe n'iyi filime y'umukire w'umumiliyoneri ukuntu yarangiye, ukuntu twayikunze, ukaba yarababajwe n'ukuntu yarangiye, duhurire hano muri comment kugira ngo tubanze dukore ubuvugizi turebe ko basi twabona season ya kabiri. Yego ntawubonana n'umuhamba, ariko at least dushobora kuvuga ati muduhereze akandi ga season, kuko ukuntu yarangiye sinanyuzwe, nta kintu ngiye nakuyemo, sinzi niba mwebwe mwaragikuyemo, sinzi mwaranyuzwe, ariko bimeze nko gusitara mfunira. Ye baba we man, wese buriya ni kuri wakuntu noneho n'uzari kuzahura na Cedric Alice, ni kuri byari kuzarangira n'ibyo bintu twamye dutegereje buri munsi tugategereza akazi ibintu tegereza Cedric agiye kwigaragaza wapi, Cedric agiye kwigaragaza wapi, hakaza abandi bakinnyi, Cedric agiye kwigaragaza wapi. We waited a very long time. At the end Cedric ngagiye kwigaragaza, Alice nawe ahinduka karakajya abaramuso. Man, damn, I was like, Jesus, what is this? I couldn't understand it. Dushaka iyindi season, muze mujye muri comment mwandike bira bintu ntabwo bibaho twa Jesus. No man, jewe naravuze no niba ari umuntu weditinze wanditse finale ukaba atari byo, ashobora kuba hari ikindi gice kigomba kuza kitari kiri. That is not finale, that is not final. No way man, mwe mwarabibonye niki kintu buriya, kuko man none subira kuko tuzi ko bazabana, ko tuzi ko bazishima, ko tuzi ko para abantu bose babafashe nabi bazasiba nta bintu byigeze data we. Yewe sinshaka kubisubiramo mana yanjye, mutazatuma nzinukwa filime, sinongere kuzareba filime z'inyarwanda. Nzi ko mbonye filime itari ikinamico, filime yari nziza cyane mwarayibonye na, ariko ukuntu irangiye umuntu wanditse birabyo. Reka twizere, twe gutangira guca urubanza, kuko ducira urubanza hakaza ibindi byaba bigaragaye ko turi abantu bavuga amagambo, ariko ikintu kiduteranirije hano ni ukugira ngo baduhereze indi season. Kose baduhe indi season, ntabwo dushaka kuko irangira kuriye biramye, ntago ari byose. Turabizi ni filime yego, ariko just natwe tuba duhari, turabakeneye bikorwa b'ibintu byanyu, mwamwe mujye muduhereza nyine tunyurwe. That's what make us like subscribe, that what make us like your things, you know. Dukora subscribe tukabireba, views zigaragara kuko ko natwe twabonye ibintu tukabyishimira. Rero niba mutangiye kutikena n'amarangamutima yacu rwose mana yanjye, I don't know, ntabwo twava tugiye gukora unsubscribe kubera ko twatubaye abantu batari serious, ariko nanone natwe twadutangiye kubanyuzamo ijisho kameme. Guys, ngenje ko duhura muri comment mbwire mwe mwanyuzwe n'ukuntu yarangiye, akaba ari ngewe bibonye nabi, cyangwa nanjye nashakaga ibintu birenze kandi mwe mwaranyuzwe. Just first of all, kora subscribe ahangaha, kuko n'ubundi hageze ukore subscribe, dukomeze tukiganira. Mumbwize ukuri, we niki kintu kikubabaje muri iyi filime? Warayitegereje umwanya munini, twe durashaka season ya kabiri rwose. Uko mubigenza kose, abakinnyi n'ubundi barahari, ibyo mukina birahari, mwandike shaka season ya kabiri, kuko ntago mwakora akantu kameze nka wedding ceremony, bagakora ubukwe bagahura abantu bose tukababona nyine bari kugenda baryozwa ibintu bakuze basebye. Nyine harimo ibintu byinshi biburamo kameme, harimo ibintu byinshi biburamo gusa. Umuntu wese wakunze no filime yakwandikira finale, kandi finale ikaba nziza. Sinzi niba rero bayikina bo ntibayirebe, mufite umwanya mujye kwireba yose, natwe twarayirebye, murebe ukuntu yakabaye kubirangiye, kuko umuntu wese wayirebye, umuntu wese uribuze kuza muri comment akavuga yuko yarangiye nabi, afite ukuntu yagombaga kurangira mu mutwe we, kandi kwari kwiza. Ni ukuvuga ngo rero sit down and watch your movie. Niba mubikina mubirebe man, umuntu wanditse ira season niba yari yararangiye cyangwa mukayirecording, kara gace kanyuma byuze niyo mukiyorera mugahita mufatiraho mugashyiraho ibindi, cyangwa se mukagashakira uburyo kikari kuba ari keza, cyangwa mukanayikurura man, mukayikura mwashaka mukayigeza aho mugomba kwigeza, akazamo n'abandi n'abanyirasenya na basekuru na basekuruza bose bakazamo, nabo banyina na base bose bakazamo, bya bindi byose mwavugaga byose bikazamo, ariko ntirangire kuri bya ruta tugomye tugategereza yashaka zasaza atiyerekanye kugira ngo aho yaziyerekana rero ndakiyerekana byagenze ukundi. Imana yanjye, ni za filime bavuze ngo ntago ari filime zose zirangira muri ngo zigira happy ending. Ntiyitaba happy ending, ariko byibuze bikagaragara yuko hari ikintu cyashikinza amarangamutima yacu, ahubwo amarangamutima yacu yasubiye inyuma. Twavuze what kind of movie is this? I was like, Jesus, what is this? Narebye ira movie kuko narayikunze. Umuntu utarikunze nambwire ko ati agiye muri comment avuga ati sinayikunze. Filime ari nziza,
yari nziza ngira ngo na Cedric yigeze kubivugaho kugira ngo utege amatwi kano ka video. None se Cedric we, iyi filime yanyu itari kinamico ifite views zingana gutya nko kuri kubivuga, none ukaba muyirangije mutya, ibintu mudukoze ni ibiki? Ibintu mudukoze ni ibiki Cedric we? Cedric ni muri wumva no video simbiza, ariko n'umuntu uri buyumva yikoherereze dere muratubangamiye. Cedric Press Vision, team of Press Vision, we your company, mwebwe ibintu muri kudukora ni ibiki? What are you doing? Muradufashe, muratugaranze, mudushyize ku kantu, muradugosoye, muraducuritse, muraducurukuye, ngaho dere hajemo n'abandi bantu ngaho gihozo, ngaho Cedric baramufunze, ngaho wavuyeyo, ngaho bamukuyeyo, ngaho bagira wese data we byose birigenda kuri finally. Ninjye Cedric arise ngo sohoka hano, ngo genda get out, nguri kundakaza. Cedric tubona arasohotse ko ngiye kurambona umuntu atabugeze kwa nyuma, mbona film ivuye ngo final, ngo the end. The end? The what? The end? You should have like mwagumbye ko mwaratubwiye ngo the end of season 1 tukawaitinga season 2. We want season 2. Bimwe mugiye kuzana imeze gute? Kuko I can't believe it. Mubi mugiye kuzana imeze gute? What is this? Guys, mwandike hano muri comment, ndashaka comment nk'igihumbi zigaragaza muduhe season ya 2 cyangwa se bitari ibyo ngibyo twivumbura, baduhe season ya 2 niyo dushaka. No man, umuntu arifata kugukorera ibintu nka biriya koko karangiza filime. Man, tumva narira. Fata uriya mwanya ira filime zingana kuri bice bigera muri 30 gutyo n'ibindi, uriya mwanya uteranye narawicaye nayirebaga nta kintu ndi gukora, nta muntu uri kumvugiramo, ndawureba at the end none ngo ibintu birangiye kuri man kabyara nk'ibyago biragwe. Mfashe iyi code agahinda kangeza aha kayenda kunyica, nenda kwiyahura, numva nakwiyica, ibintu byanze. Ndagira ngo ngewe muze guys tugaragaze ko dukeneye season ya 2, turabagenerwa bikorwa twivugire, muzi twivugire, nidushake turafata n'amatike tujya ahantu bayikorera, turajyayo. Ndajyayo ngewe ndi bujyeyo, ntabwo biri buze kukuvamo. Ndajyo mbabwire nimwo kabyara mwe mudushyirireho ibintu twirebera. Ubu se turareba izindi filime ze ko ari yatwakunze, mbwe filime tugiye kureba, ubu turajya kureba indi filime imeze gute? Mumbwiza ukuri, ubu ni iyihe filime turajya kureba? Ubu turajya kureba izindi filime zande ko abandi bari kutubeshya be. Twe tubonye filime triste mu Rwanda ikubita ikoma, none ndebera bayirangirije kuri 30, bayirangije nabi. Twe tubonye filime nziza umuntu ashobora kwicaraho byose nigira ibice 800 twari kuyireba, ariko ntirangire kuri. None Cedric wihishiraga iki ubundi? Cedric wihishiraga iki n'ubundi ko birangiye nta kintu bimaze? Umwanya wose bagukubita kuri ngumi, bakushotagura, bakuvunagura, yararara. Ibintu byose bagukoze, ubundi se wigomera mu kazi wakanyagwawe. Bajya mu kazi kawe urihisha, none n'umukobwa nta Mana yanjye we warihishe, baragukomagura amaraso araza, babakuzirikira ahantu utarya, utuma umukobwa ahinduka ikiwerewere, ibintu birakomera. Mu kazi hajyamo abantu bagusuzuguye, none urigaragaje bagukubisa indobo. Yewe mbega filime y'agahinda. N'ubwa mbere amarangamutima yanyakinishijwe kuva nabaho imyaka ibaye ingahe. What the heck is that? Man, I was like, damn, is this how this movie is going to end? Guys, we want season 2. Just correct things, byose mubikure mu nzira, gusa mubigire neza. No. Imva sino ibintu rwose it like doesn't make any sense. It doesn't. It feels like, oh my God, man. Niba mwafite indi content, it's okay, just murebe handi hantu mujye kuyishyira cyangwa se muyayishyiraho nyuma, but just mu correcting. Niba ushaka mukora akantu kameze nka miniseri kama season kama episode nka 5,
uduparti dutanu wenda gatanu iziba finali ya nyayo. Just mukoresha amafaranga and then you do something like wedding ceremony cyangwa se bahure those people bakoze ibintu bitari byiza kuri Cedric, one them regretting what they did. Because isomo ririmo hariya ni irihe? No. Oh god damn. Arya ndamugana abanyamakuru bavuga ati ukimara kubona ira endi umvishe warira. Numvishe narira sa uko numvishe naboroga. I was like, oh my god damn. Now when you tell me that I'm dreaming, I was like, is this real or just I'm seeing something like cyangwa umuntu yanditse ibintu. Reka twumve ko umuntu yibeshye. Just tell us ko mwibeshye. That's what we want. None iminsi baya ningahe batarasohora indi kandi bayisoraga every day. God. Mutegure season ya kabiri man. We want it. Niba ari n'abantu ari kubabwira ngo muri gukora filime ngo muri kwifata muyifatirane nyine muyifatirane man twe turayikunda. Muyifatirane turayikunda. Niba ari kubabwira ngo mwafatiranye filime ngo it doesn't make any sense, it does. Ira making a sense. Filime ni nziza. Ntago filime yarebwa ubu abantu bangana kuri ibihumbi bingana kuri ubona abantu bose baba bari ibigori kimana. Abantu bangana kuri ibihumbi bigera muri 300 urumva abantu bose baba ari aba fake. We are not fake. We are not. We are serious people. Just we got a movie that we can watch. We got a movie that we can tell other people just come and see. Run a movie. This is a movie that we are watching. See. But umuntu twahamagaye ngo arebe movie nk'iri akaba impressed and then at the end you did something like that. You just end it like oh my ufashe ndikane kwikritika nayo ndayikunda. Ntago na critique ikintu nkunda ngo critique nabi kandi ntaramenye yuko bari buduhe season ya kabiri. But what we want season 2 mwayikireho end itameze kurebira bintu ntago bibaho. Ntabwo bibaho birabyo ntibibaho nago twabyembera twahuzinukwa filime nta nuko twazongera kura filime z'inyarwanda. Je nahita nshaka Netflix nashakanya nihambana no mu bishinwa byose nkajya mbyumva n'ubundi byose ni bimwe. Je nahita nshaka uburyo ntago nazongera kura filime y'inyarwanda. Nkukoze filime kura ntago nazongera kura filime y'inyarwanda. Najyanye nicara hasi nkavuga ni ndareba filime z'ibyongereza n'ibifaransa ndandeba nibishaka ndebe n'ibinyakora mbese tak kuri subtitles ngwane nazo n'ubundi nta bikini. Cedric wabagira inama. Cedric badani muri mubiki bagihozo cyangwa se mutubwire niba ni umukinnyi wagize ikibazo tumukuremo tumwihanganire rwose ubundi Imana yaje we. No. Ntago tubyumva. Ntago bira bintu bibaho. Icyo dushaka ni ugukorectinga ari amakosa ubundi tukareba ibindi bintu muduhereza kandi byiza natwe tukishima. Naho ubundi bintu mwadukoze hari ahantu mwatwibye guys. Ndagira ngo mwandike muri comment icyambere kinini none kora subscribe hano kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ariko kwandika muri comment usabe season ya kabiri niba filime yararangiye nabe nabo kubibona. Wandike muri comment ubwe ati muduhe season ya kabiri niyo dushaka kubera ko ibintu bintu badukoze ntabwo ari byo rukabisa. Bintu badukoze ntabwo ari byo ingenzi sinanyuzwe mumbwene hamwe niba mwanyuzwe cyangwa mutanyuzwe tureko twabona indi season ya kabiri. Reka mbashimire rero kandi nizere ko tugiye kubikora tukagira ubuvugizi kugira ngo ira filime igaruke. So reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza kandi ikintu cyose uri gukora usange mu kuboko kw'Imana. Love you. Ciao.